Biravugwa byaravuzwe byaranditswe biri kwandikwa birimo biravugwa ndetse amapaji arimo arahinduranywa buri kanya. Aka kanya rero mbabarira unega amatwi kuko ibyo ngiye kukubwira biri mu bwenge. Reka nkubwire iki kintu nangira kwibwirira aya magambo yahindura ubuzima yagiye avugwa rimwe benshi bita ngo quote of the days. Umugabo umwe yaritonze aravuga ngo abantu bahiriwe mu buzima barangwa n'ibintu bibiri: kumwenyura ndetse no guceceka. Ngo kumwenyura bibafasha gukemura ibibazo, naho guceceka bibafasha kwirinda ibibazo. Nawe rero tuza aho bishoboka wicecekere. Ikindi kandi witekereza ko iteka cyangwa se buri gihe abandi ari bo bakora amakosa bonyine. Ushobora kuba nawe wakora ikosa, jya ubanza wirebeho mbere y'uko ureba abandi. Uyu mugabo we yaritonze aravuga ngo ibibazo duhura nabyo nibyo bitugira abatsinzi, cyangwa se nibyo bitugira abanyembaraga mu buzima. Undi yaritonze arivugira ngo bacange ukoresheje gutuza kwawe, icecekere mbese bayoboke icyo utekereza. Ikindi kandi ahangaha ujye umwenyurira buri umwe, ariko umutima wawe uzawuha umuntu umwe wenyine. Ubwo ndabwira abasore n'abakobwa cyangwa se abagabo n'abagore. Ikindi ahangaha ukwiye kuzirikana cyangwa ikintu ukwiye gufata nk'ihame: niba ufitanye ikibazo n'umuntu, genda umubwire mugikemure. Wigenda ubwira inshuti zawe cyangwa se inshuti ziwe muhuye zose. Urukundo ni indwara, gusa imibonano mpuzabitsina ntabwo ari umuti. Ubuzima bumeze nko kunyonga igare. Iyo urekeye aho kunyonga, igare rirahagarara. No mu buzima rero ugomba gukora cyane, kuko iyo urekeye aho byanze bikunze nyine nawe ubuzima burahagarara, nawe urabyumva. Abagore bajya mu rukundo bitewe n'ibyo bumva, naho abagabo bakajya mu rukundo bitewe n'ibyo babona. Niyo mpamvu abagore bimakiya ndetse bakanambara neza. Ikindi kandi ugasanga ariyo mpamvu abagabo bakunda kubera. Ntuzigere ugira umuntu ubleminga mu buzima bwawe. Abantu babi baguha ubunararibonye, naho abantu beza bakaguha ibyishimo. Abantu bahemuka cyangwa se abahemu nabo baguha isomo, barakwigisha. Ikindi kandi abantu beza baguha urwibutso, mbese bagusigira urwibutso. Jya wibuka ko bitangiye neza, nyamara bishobora kurangira neza cyangwa bikarangira nabi. Ariko uzirikane ko bitangiye nabi basi ushobora gusoza neza. The starting point of all achievement is desire. Ibi bishatse kuvuga ngo cyangwa se point yo kugera kuri buri kintu ni icyifuzo. Kora cyane mu mutuzo, ureke insinzi yawe iba ari ikubera urusaku. Mbese hano baravuga ngo reka ibikorwa bivuge kurusha amagambo. Ibikorwa biba ari byo bivuga. Umwongereza yaritonze aravuga ngo call a spade a spade, but not a big spoon. Igitiyo igitiyo, ariko ntukite ikiyiko kinini. Ibi nabigereranya nka wa mugani cyangwa se ya mvugo y'Abanyarwanda ivuga ngo tujye duhamagara imbwa mu mazina yazo. Umwongereza yaritonze aravuga ngo
forbidden fruit taste sweetest. Mbese mvuze mu kinyarwanda biravuga ngo urubuto rwabujijwe nirwo ruryoha kurushaho. Ntukizere ubwonko bwawe, jya ugerageza ugire ahantu wandika. Umwongereza yarongera aritonda aravuga ngo don't put all your eggs in one basket. Ngo ntugashyire amagi yawe yose mu gitebo kimwe. Ibi bishatse kuvuga iki rero? Ntugatware ibintu byawe byose bifite agaciro ahantu hamwe cyangwa se ngo ubishyire mu kintu kimwe, kuko bishobora kwibwa cyangwa bikangirikira rimwe. Ahubwo bifata bike ubishyire hamwe, ibindi ubishyire ahandi, hakangirika bimwe cyangwa hakiga bimwe, ibindi ukabisigarana. Undi nawe yaravuze ngo live not to eat but eat to live. Bivuze ngo ntukabereho kurya, ahubwo jya urya kugira ngo ubeho. Undi yaravuze ati to err is human, to forgive is divine. Bivuze ngo gukosa ni ubumuntu, ariko kubabarira ni Imana cyangwa se ni ubumana. Abantu beza iyo ugiye bararira, ariko ababi baragenda iyo urize. Niba ushaka gutera imbere, banza wumve ko ntaho uragera. Kandi mu buzima ugomba kugira icyo utinya n'icyo wubaha kugira ngo ubeho neza. Reka nsoreje ku ijambo rivuga ngo impano ya mbere ku muntu ni ukumenya icyo ushoboye kurusha abandi. Mbese ni ukumenya umuhamagaro wawe n'intego y'ubuzima bwawe muri iyi si. Inshuti nziza twabanye muri iyi nama y'umunsi ndetse no muri aya magambo yagiye avugwa yahindura ubuzima, ndagira ngo nkubwire ngo mwinginga kora subscribe, like, share na comment, nabyo biremewe. Muvandimwe wumvishe, wowe tugikomezanyije tukiri kumwe, kora like na share, comment, kandi niba utarakora subscribe uyikore, kuko ni ikintu cy'ingenzi. Imbere hari ibyiza byinshi mbafitiye. Still Mob Sick Clever, Honor Modern Boy, keep in mind. Okay, thank you and much respect to everyone who have subscribed.